Imana muri aka kanya iyo itwemereye kumva ijambo ryayo nanone izina ryayo rihabwa icyubahiro. Kadushima Imana yo iba iduhaye andi mahirwe kongera kumva imiburo yayo, izina ryayo rishimwe. Jye muri kumva amazina Mushimiyimana Justine. Ku bw'imiburo myinshi rero yagiye itunyura imbere tukanyura no mu matwi yacu, uyu munsi tugiye kwigana amagambo avuga ngo byaragoranye kuvayo wisubirayo. Byaragoranye kuvayo wisubirayo. Adusenge. Data twese uri mu ijuru, Mana nziza, mubyeyi dukunda, kanya nk'aka twongeye kugushima no kuguhimbaza, uhabwe icyubahiro. Gushimiye ko utwongeye andi mahirwe yo kumva umuburo. Turagusabye Mwami Imana ngo uduhe kumvira ku murongo muzima, ndetse ugire aho tuvana n'aho tugeza, bityo ubwo uzaba ugarutse tuzishimire kugusanganira. Ngwino ubane natwe udushoboze, uduhe kumvira ku murongo muzima. Ibyo nsabye nizeye mu izina rya Yesu, amen. Byaragoranye kuvayo wisubirayo. Se ahantu bavuga ko byagoranye kuvayo ni hehe? Cyangwa impamvu tutagomba gusubiramo ni iyihe? Ahantu rero ni muri Egiputa. Tuzi neza ko ubwoko bw'Imana bwakuye muri Egiputa, gusa bukavayo bigoranye. Tukanabona ko bamwe muri bo baje no kugera mu gihugu cyasezeraniwe. Ariko se kuki uyu munsi turi guhabwa umuburo uvuga ngo byaragoranye kuvayo wisubirayo? Ese ahubwo impamvu yaba yaratumye Imana ishaka ko ubwoko bwayo buva muri Egiputa cyangwa se butagumamo yaba ari iyihe? Reka turebe isomo riboneka mu Kuva igice cya 3 ku murongo wa 7, twumve impamvu yaba yaratumye Imana idashaka ko ubwoko bwayo buguma muri Egiputa. Mu Kuva igice cya 3 umurongo wa 7 hari umutwe uvuga ngo Imana ituma Mose kubwira Farawo ngo areke Abisiraheli. 7 Uwiteka aramubwira ati ni ukuri mbonye kubabara k'ubwoko bwanjye buri muri Egiputa, numvise gutaka batakishwa n'ababakoresha uburetwa, kuko nzi imibabaro yabo. Ahangaha Imana yumvishe gutaka k'ubwoko bwayo bwari buri muri Egiputa. Uko rero yabumvishe ni nako yumva abanyabyaha bahora bayisaba bashaka kuva mu byaha byabo. Indi mpamvu yatumye Imana ishaka ko ubwoko bwayo buva muri Egiputa turayisanga muri Ezekiyeli igice cya 33. Ezekiyeli igice cya 33 ku murongo wa 10 kugeza 11. Amagambo avuga ngo nuko rero mwana w'umuntu ubwire umuryango wa Isiraheli uti uku niko mvuga ngo ibicumuro byacu n'ibyaha byacu nitwe biriho kandi bitwica nabi, none se twabasha dute kubaho? Babwira uti umwami w'Uwiteka aravuga ati ndirahiye sinezezwa no gupfa k'umunyabyaha, ahubwo nezezwa nuko umunyabyaha ahindukira akava mu nzira ye maze akabaho. Nimuhindukire mugaruke muve mu nzira zanyu mbi, kuki mwarinda gupfa mwaba inzu ya Isiraheli mwe? Hano indi mpamvu yatumye Imana ishaka gukura ubwoko bwayo muri Egiputa ni uko bwari buri mu byaha, kandi tuzi neza ko n'ubundi kuba muri Egiputa ni uko buri mu byaha. Rero imwe mu mpamvu ituma Imana ishaka ko tuva mu byaha ni ukugira ngo tutazarimbuka, kuko aya magambo abitubwiye neza ko Imana itishimira kurimbuka k'umunyabyaha. Rero imwe mu mpamvu ituma Imana ishaka ko tuva muri Egiputa ni ukugira ngo tuve mu byaha dukore ibyo gukiranuka. Nanone iyo tugiye muri Yesaya igice cya 52 umurongo wa 4 kugeza 5 amagambo avuga ngo Umwami Imana iravuze iti ubwa mbere abantu banjye baramanutse bajya muri Egiputa basuhukirayo, Abashuri babarenganya babahora ubusa. None ndagira ne niko Uwiteka abaza ko abantu banjye banyazwe ari nta mpamvu? Ababategeka barasakuza kandi biriza umunsi batuka izina ryanjye, niko Uwiteka avuga. Noneho abantu banjye bazamenya izina ryanjye, kuri wa munsi bazamenya ko ari njye uvuga, dore ni njye. Hano tubonye ko Imana
yabonye ibikorerwa ubwoko bwayo muri Egiputa, nanone yifuza kubakurayo. Uku rero niko n'ubundi ihora iteze amaboko ishaka ko abantu bari mu byaha babivamo. Kandi tuzi neza ko kuba mu byaha ni kimwe mu bintu bibabaza Imana yacu. Reka Imana itubashishe kugira ngo twebwe twumva ko tukiri muri Egiputa cyangwa tukiri mu byaha tubashe kubivamo. Rero mu kuva mu byaha kwacu hari igihe rimwe na rimwe bigorana cyangwa se ugasanga ntuzi ko nabirimo, gusa wowe uri kumva aya magambo Imana igushoboze kugira ngo umenye uruhande urimo. Rero nk'uko tuzi amateka y'Abisiraheli, tuzi ko bajya kuva muri Egiputa bitaboroheye cyane, ko Farawo yahoraga arwanya buri mugambi wose wo kugira ngo ubwoko bw'Imana butava muri Egiputa. N'ubundi na Satani niko ameze, ahora arwanya umugambi wose Imana ifite wo kugira ngo abantu bayo bave mu byaha. Ariko tuzi neza ko Satani ni umurwanyi ariko si umuneshi. Icyo dusabwa ni ukwizera Imana yo yonyine, ikaba ari idushoboza. Dufashe nk'urugero, Farawo yashatse kwicisha abana b'abahungu kugira ngo hatazaboneka uwo kuyobora ubwoko bw'Imana. Ariko nk'uko tubizi ntago Imana yabyemeye, ahubwo yatumye uwagombaga gukura Abisiraheli ari we Mose muri Egiputa abaho. No mu nzira yacu y'ibyaha rero ba Mose baba bahari ku bwacu. Imana iba yarateguye inzira yo kugira ngo tuve mu byaha. Gusa ikibabaje ni uko hari igihe tubivamo, ariko rimwe na rimwe tugashaka kumanuka kugira ngo tubisubiremo nk'uko bantu bamanutse bajya muri Egiputa. Ariko reka Imana iduhe imbaraga ndetse idufashe kugira ngo twere kumanuka tujya muri Egiputa, ahubwo tuzamuke twigira i Kanani. Rero nubwo tubonye ko Imana yari ifite impamvu nyinshi zo gukura ubwoko bwayo muri Egiputa, ariko byari urugamba kurwana. Abisiraheli babaga mu buretwa, niko natwe rero tuba turi mu buretwa mu byaha. Impamvu ya mbere ituma umunyabyaha ashaka kuva mu byaha bye ni uko abona za ngaruka ibyaha bimuzaniye, kandi akibuka ko igihe ari gukora ibyo byaha igihembo cyabyo ari urupfu, nk'uko tubizi ngo ibihembo by'ibyaha ni urupfu. Rero igihe umunyabyaha agize agahinda mu mutima we, akabona ko muri Egiputa cyangwa se mu byaha bye ari ntacyo hazamumarira, nibwo abona gufata inzira akajya gushaka icyamukiza ibyaha bye. Rero zimwe mu mpamvu nazo zateye Abisiraheli gushaka kuva muri Egiputa ni uburetwa. Kimwe n'abanyabyaha bose, kimwe mu bintu bikwiye kudukura mu byaha ni ukumva ububi bw'icyaha, ndetse tukibuka ko ingororano zacyo ari ukuzanyagwa ubugingo buhoraho. Bandimwe uri kumva aya magambo, reka Imana idufashe kugira ngo nimba ari no gutekereza kumanuka ujya muri Egiputa byibagirwa, ahubwo usaba Imana kugira ngo ikubashishe kuzamuka wigira i Kanani. Rero nk'uko tubibona mu kuva mu rugendo rw'Abisiraheli, ntabwo byaboroheye kuva muri Egiputa. Niyo mpamvu dukwiye kurwana, kuko Farawo ntabwo azapfa kuturekura. Natwe muri urugendo rwacu dukwiye kurwana, kuko Satani ntabwo yiteguye kuturekura. Rero nk'uko tubizi, ku nshuro ya mbere iyo dusomye mu kuva igice cya 8 ku murongo waho wa 21 kugera 28, reka tuhasome twumve. Hari umutwe uvuga ngo icyago cya kabiri, igihugu cyuzura ibikeri. Ku murongo wa 21 aya magambo avuga ngo Farawo ahamagaza Mose na Aroni arababwira ati, nimugende mutambire Imana yanyu ibitambo muri iki gihugu. Maze aramusubiza ati, si byiza ko dukora dutyo, kuko twaba dutambiye Uwiteka Imana yacu ibyo Abanyegiputa bazira kwica. Twatambira mu maso y'Abanyegiputa ibyo bazira kwica, ntibatwicisha amabuye. Reka tujye mu butayu, tugendemo urugendo rw'iminsi 3, dutambirire Uwiteka Imana yacu uko izadutegeka. Farawo arababwira ati, ndabareka mugende mutambirire Uwiteka Imana yanyu mu butayu, icyakora ntimuzajye kure, nimunsabire.
Mose aramubwira ati dore ndava imbere yawe nsohoke nsaba Uwiteka ngo amarumbo y'ibihugu ejo azave kuri Farawo no ku bagaragu be no ku bantu be, ariko ye kongera kuriganya ntareke ubwoko bwacu bugenda bugatambira Uwiteka ibitambo. Hano Farawo tubonye ko ntabwo yashakaga kurekura Abisirayeli kuko yabashyizeho amananiza abaga ati se mwatambiye ibitambo muri Egiputa. Nuko rero niko na Satani atwoshya akatuma twihana bya nyirarureshwa cyangwa se agatuma twitanga by'igice, bityo inzira yacu yo gukiranuka ntibe yakunda, agatuma twihana ariko tukihana by'igice, tukihana ku buryo tutababarirwa. Rero nk'uko yakomeje ashishikariza Abisirayeli ngo gutambira Imana yabo muri Egiputa, Mose yakomeje kurwana intambara amubwira ko amuha impamvu nyinshi zatuma batabikora, ndetse avuga akomeje ko bagomba kuva muri Egiputa bakajya gutambira Imana yabo ahandi hantu hatari muri Egiputa. Rero uku niko natwe mu rugendo rwacu tuba dukwiriye kurwana. Ntabwo dukwiriye kumva ibyo Satani atubwira. Ashobora kukubwira ati batizwa urabukijijwe, nyamara tuzi neza ko ibyo atari byo. Intambwe ya mbere ikwiye guterwa na buri muntu wese ushaka gusanga Imana ni ukwihana. Tuzi neza ko ibyo twakora byose tutarabanje kwihana nta musaruro wundi byatanga. Niyo mpamvu igihe Satani atwoshya tukumva ko tuzakora ibindi bintu ku ruhande, nyamara tutabanje gutera intambwe ya mbere, icyo gihe nta musaruro bizageraho. Nanone ku nshuro ya kabiri yakomeje amananiza yiwe iyo tugeze mu kuva igice cya 10 umurongo wa 8 kugeza 11. Aya magambo avuga ngo bagarura Mose na Aroni imbere ya Farawo, arababwira ati nimugende mukorere Uwiteka Imana yanyu, ariko hazagenda abantu ki? Mose arabasubiza ati tuzajyana n'abakiri bato n'abashaje, abahungu bacu n'abakobwa bacu, tujyane n'imikumbi yacu n'amashyo yacu, kuko dukwiriye kuziririza umunsi mukuru. Arababwira ati uko nabifuriza ko Uwiteka abana namwe, niko nabareka mukagenda mujyanye abana banyu bato. Mwirinde kuko ibyo mugambiriye ari bibi, siko bizaba, ahubwo abagabo bakuru mugende mukorere Uwiteka kuko ari cyo mushaka. Birukanwa mu maso ya Farawo. Hano Farawo yabonye gutambira muri Egiputa babyanze, abazanira ikindi kigeragezo. Abazanira ikigeragezo cyo kudatwara ibyabo byose. Satani rero niko akomeza kuduha impamvu nyinshi igihe dushaka kwiha Imana. Igihe dushaka kwiha Imana n'ibyacu byose, Satani watwereka ko hari bimwe twasiga, harimo nk'ubutunzi bwacu, abana bacu, tukumva ko twagenda twenyine. Nyamara iyi yose ni imitego yiwe ituma tugirana isano na Egiputa, cyangwa se ituma tugirana isano na bya byaha twavuyemo. Ariko nk'uko Mose yakomeje gutsimbarara, natwe Imana itwambika imbaraga yo gutsimbarara ku kuri, kugira ngo uyu Satani uri kutwoshya ngo tugume mu byaha tubashe kumutsinda. None iyo tugiye mu kuva igice cya 10 ku murongo wa 24 agera 27, nabwo tuhabona ikindi kigeragezo Farawo yabashyize imbere. Amagambo avuga ngo Farawo ahamagaza Mose aramubwira ati nimugende mukorere Uwiteka, ariko imikumbi yanyu n'amashyo yanyu aba ari byo bisigara, abana banyu bato mubajyane. Farawo amaze kubona ko Mose na Aroni batsimbaraye kujyana ibyabo byose, yakomeje ababwira ko hari ibyo basiga. Uko niko Satani akomeza yoshya abantu batuye mu isi kugira ngo bagire ibyo bamusigira, bityo bihe Imana by'igice. Kandi nk'uko tubizi ntawe ukeza abami babiri. Ntabwo wabasha gukunda Imana ngo ukunde n'iby'isi. Niyo mpamvu rero Farawo yari abizi neza ko nibagenda igice bakagira ibyo basiga muri Egiputa bizatuma basubirayo. Rero hano tuzi neza ko Mose na Aroni bakomeje gutsimbarara, kuko umurongo wa 25 bavuze amagambo bavuga ngo Mose aramubwira ati ukwiriye kuduha ibyo dutamba n'ibyo twosa, kugira ngo dutambire Uwiteka Imana yacu ibitambo n'amatungo yacu
n'amatungo yacu tuzayajyana, ntazasigara n'urwara, kuko ariyo tuzaba dukwiriye kwendaho kuyakoresha Uwiteka Imana yacu, kandi ntituzi ibyo tuzakoresha Uwiteka, ntituzi ibyo tuzakoreshereza Uwiteka tutaragerayo. Hano Mose yamusubije neza cyane. Igihe Farawo yabingingaga ngo bagire ibyo basiga muri Egiputa, yababwiye ko nta n'urwara rwabo ruzasigara muri Egiputa. Muvandimwe uri kumva aya magambo, nawe Satani ntakoshya ngo ugire ibyo usiga. Igihe ushaka kuva mu byaha, uzamubwire ko nta na kimwe cyawe ugomba kuhasiga, kuko Imana dukwiye kuyegurira ibyacu byose, urukundo rwacu, ubutunzi bwacu, ibyacu byose, kugira ngo bigengwe nayo, nibwo tuzabasha kuyishyira bikwiye. Yuko ko turi kwiga amagambo avuga ngo byaragoranye kuvayo, wisubirayo. Abisirayeli byarabagoye kuva muri Egiputa, kimwe natwe twese kuva mu byaha ni ibintu bigoranye. Rero muvandimwe uri kumva aya magambo, nyamuneka wisubirayo. Nta cyiza kiri muri Egiputa, nta na kimwe uretse kuzahavana umuvumo, ndetse bikanatubyarira kubura ubugingo buhoraho. Saba Imana rero igufashe kugira ngo ya nzira waciye uzamuka uva muri Egiputa uyikomezeho, kugira ngo usubireyo umanuka, kandi uyisabe kugira ngo ubuntu bwayo abe ari bwo bugushoboza, ko tuzi neza ko ariyo ibasha kutwambika imbaraga. Rero nk'uko Abisirayeli barwanya intambara bagira ngo bave muri Egiputa, niko natwe dukwiye kuyirwana mu buzima bwacu bwa buri munsi, tukarwana kugira ngo umwanzi Satani nawe aduhunge, ko tuzi neza ko ijambo ry'Imana rivuga ngo rwanya Satani nawe azaguhunga. Reka tumurwanye nk'uko Mose yakomeje kurwanya Farawo amuhakanira ku byo yamubwiraga. Reka natwe dusabe Imana kugira ngo itwambike imbaraga zo kumurwanya. Ko muri Yesaya igice cya 33 umurongo wa mbere amagambo avuga ngo uzabona ishyano wowe unyaga utanyazwe, nguriganya kandi utariganyijwe. Numara kunyaga uzahera ko unyagwe, kandi numara kuriganya bazahera ko bakuriganya. Rero igihe duhuye n'abantu bameze batyo, twe tujye twibuka ko n'ubundi abo ngabo nta keza kazabageraho, ahubwo twisabire Imana yo yonyine kugira ngo idufashe, itubashishe duce mu nzira nzima, ndetse inzira ikwiriye. Rero nk'uko tumaze kubibona uburyo Abisirayeli byabagoye rwose kuva muri Egiputa, reka natwe Imana idufashe kugira ngo dukomeze tubirwanye kugeza ubwo Yesu azaba agarutse aje kujyana abamwiteguye, bityo natwe tuzishimire kujyana nawe. Rero muri ya nzira n'igihe tumaze kuva muri Egiputa, tuzi neza ko Imana idashobora kutunyuza inzira y'ubusamo, kuko iyo tugiye mu kuva igice cya 19 umurongo wa 3 harabivuga neza, havuga uburyo Imana itazemera ko ubwoko bwayo bunyura inzira y'ubusamo. Kuva 19 umurongo wa 3 turageza 7, amagambo avuga ngo Mose arazamuka ngo ajye aho Imana iri. Uwiteka ku musozi Uwiteka ari ku musozi amutera amagambo ati, uko aba ariko ubwira inzu ya Yakobo ubu butumwa, aba ari bwo ubwira Abisirayeli uti, mwabonye ibyo nagiriye Abanyegiputa, kandi uko naramije mwe amababa nk'ay'ikizu nk'abizanira. None nimunyumvira by'ukuri mukitondera isezerano ryanjye, muzambera amaronko mbatoranirije mu mahanga yose, kuko isi yose ari yanjye, kandi muzambera ubwami bw'abatambyi n'ubwoko bwera. Aya aba ariyo magambo ubwira Abisirayeli. Mose araza arabahamagara abakuru b'abantu, abazanira ayo magambo yose Uwiteka yamutegetse. Hano rwose turabibonye neza uburyo Imana yarahaye ubwoko bwayo isezerano, ndetse ikomeza no kubasezeranya ko rwose mu nzira bazacamo
kubera amasezerano yari yabasezeranije atazigera abanyuze inzira y'ubusamo. Yabivuze neza kuva igice cya 13 umurongo wa 17. Aravuga ngo Farawo amaze kureka ubwo bwoko bugenda, Imana ntiyabacisha mu nzira inyura mu gihugu cy'Abafilisitiya nubwo ariyo busamo, kuko Imana yibwiraga iti abantu be kwicuza ubwo bazabona intambara ngo basubire muri Egiputa. Hano Imana yakoze ibishoboka byose ndetse ituma n'ubwoko bwayo butanyura mu nzira y'ubusamo kugira ngo batazagira igisitaza na kimwe kibasubiza muri Egiputa. Muvandimwe rero, nawe uri kumva aya magambo, ndatekereza neza ko Imana yaguciriye inzira mu buryo bwose bushoboka kugira ngo utongera gutekereza inzira imanuka ijya muri Egiputa. Rero fata umwanya witekerezeho, urebe aho uri kujya. Dushobora kuba turi kwiga ngo byaragoranye kuvayo wisubirayo, nyamara ukaba utaranigeze uvayo. Ariko reka Imana idufashe kugira ngo tubashe gukora ibyo yishimira, bityo tunamenye uruhande turimo, twumve nimba turi muri Egiputa cyangwa twaravuyeyo, bityo tubona aho duhera dufata ingamba. Iyo tugiye mu rwa kabiri rwa Petero igice cya 2 umurongo wa 20 kugera 21, aya magambo avuga ngo rwa kabiri rwa Petero igice cya 2 umurongo wa 21, turahera kwa 20. Amagambo avuga ngo niba kumenya neza Yesu Kristo umwami wacu n'umukiza kwarabateye guhunga bakava mu by'isi byonona, maze bakongera kubyizingitiramo bikabanesha, ibya nyuma byabo biba birushije ibya mbere kuba bibi. Icyajyaga kubabera cyiza yaba batigeze kumenya inzira yo gukiranuka, biruta ko basubira inyuma bamaze kuyimenya bakareka itegeko ryera bahawe. Nk'uko hano tubonye neza ko kumenya Yesu mbere nyuma ugasubira inyuma ngo nibyo bibi kuruta uko waba utarigeze kumumenya. Rero muvandimwe we wamenye Yesu, ukamenya ibyiringirwa, ukamenya inzira ya nyayo yo gukiranuka, saba Imana kugira ngo ikurinde, kugira ngo aya magambo atagusohoreraho ngo ibya mbere bibe birushije ibya nyuma kuba byiza. Muri make nubwo waba uri mu byaha, ariko byibuze haba hari icyizere cy'uko uzabivamo. Ariko igihe wari wavuye mu byaha ukabisubiramo, kaba ari akaga gakomeye, nk'uko ijambo ry'Imana rivuga ngo bazabona ishyano abamanuka bajya muri Egiputa. Rero muvandimwe uri kumva aya magambo, atekerezeho neza, urebe aho waba uri, urebe nimba uri kumanuka ujya muri Egiputa cyangwa uri kuzamuka uva muri Egiputa. Maze nusanga wari utangiye gusubira muri Egiputa, saba Imana ati data mpa imbaraga zo kuzamuka. Nk'uko tubizi kumanuka biroroha ariko kuzamuka bigakomera. Rero muvandimwe uri kumva aya magambo, saba Imana kugira ngo iguhe kuzamuka, ikurinde kumanuka. Muri Ezekiyeli igice cya 18 umurongo wa 20 kugera 24, amagambo avuga ngo ubugingo bukora icyaha nibwo buzapfa, umwana ntazazira ibyaha bya se, kandi na se ntazazira ibyaha by'umwana we. Gukiranuka k'umukiranutsi kuzaba kuri we, kandi ibyaha by'umunyabyaha bizaba kuri we. Ariko umunyabyaha nahindukira akava mu byaha bye byose yakoze, agakomeza amategeko yanjye yose kandi agakora ibitunganye ibihwanye n'amategeko, ni ukuri azabaho ntabwo azapfa. Ibyaha bye byose yakoze nta na kimwe kizamubarwaho, azabeshwaho nuko yabaye umukiranutsi. Mugira ngo nishimira ko umunyabyaha apfa, niko Umwami Uwiteka abaza. Ikiruta si uko yahindukira akava mu nzira ye mbi akabaho. Ariko umukiranutsi nareka gukiranuka kwe agakora ibibi, agakurikiza ibizira byose ibyo umunyabyaha akora, mbese azabaho. Ibyo gukiranuka yakoze byose nta na kimwe kizibukwa. Ubugome bwe yagize n'icyaha cye yakoze nibyo azazira. Muvandimwe rero, nk'uko twabonye ko muri Egiputa ari mu byaha,
numanuka usubira mu byaha bya bindi wakoze mbere ntibizibukwa. Kandi nk'uko tubibona tugeze mu gihe cya nyuma, aho tubona ko umwami wacu Yesu Kristo ari hafi kugaruka. Rero muvandimwe, kora neza kugira ngo iyi nzira ijya muri Egiputa tuyihunge, ahubwo tujye mu nzira ikurikira umwami wacu Yesu Kristo. Dusoza turasoma isomo riboneka mu rwa mbere rwa Petero igice cya 2, turasoma ku murongo wa 9 twumve amagambo batubwiye. Rwa mbere rwa Petero igice cya 2 ku murongo wa 9 hari amagambo avuga ngo ariko mwebweho muri ubwoko bwatoranijwe, abatambyi b'ubwami, ishyanga ryera n'abantu Imana yaronse, kugira ngo mwamamaze ishimwe rye yabahamagaye, ikabakura mu mwijima ikabageza mu mucyo w'itangaza. Muvandimwe, ibuka hahandi wavuye hamwe habi cyane muri Egiputa, uburetwa bwari buhari, uburetwa bw'ibyaha Satani yaraguteje, maze wibuke inzira byanyuzemo kugira ngo uveyo. Usabe Imana ati data ndinda gusubirayo. Nk'uko byagoranye kugira ngo uveyo, saba n'Imana kugira ngo ikurinde gusubirayo, ngo ahubwo wamamaze ishimwe ryaguhamagaye ikagukura muri wa mwijima ikakugeza mu mucyo w'itangaza. Ngo kera ntimwari ubwoko, ariko none muri ubwoko bw'Imana. Kera ntimurakababarirwa, ariko none mwarababariwe. Reka Imana ishimwe kubw'imbabazi zayo yaduhaye. Muvandimwe rero, aho wumvisha aya magambo, saba Imana kugira ngo igufashe. Uvuga ati Imana, nari ndi mu nzira mbi, inzira imanuka ijya muri Egiputa, ariko umenye ko ndi kuyoba, ahubwo mfasha nzamuke ngusanganira. Tuzi neza ko Imana yacu irumva cyane pe, kandi ngo abayishakana umwete bazayibona. Reka tuyisabe itubashishe gukora ibyo yishimira, maze ubwo izaba igarutse izatujyane mu ijuru twishimye kandi twera. Isomo risoza turasanga mu kuva igice cya 20 ku murongo wa 2. Dusoza ariko muvandimwe wumva aya magambo, saba Imana kugira ngo gusubira muri Egiputa, kuko tubonye ko ni ahantu habi cyane, ahantu tutazabonera imigisha y'Imana. Reka twimenyereze kuba iruhande rw'Imana, kuko ariho hafite akamaro kuruta kumanuka tujya aho hantu habi. Amagambo avuga ngo Imana yavuga iti, umurongo wa 2, undi Uwiteka Imana yawe yagukuye mu gihugu cya Egiputa mu nzu y'uburetwa. Bandimwe, ujye uhora wibuka ko hari Imana yagukuye muri Egiputa, Imana yagukuye mu nzu y'uburetwa, maze vuga ati Imana, sinshaka gusubirayo, ubwo ndashaka kuba uwawe. Bityo uyisabe kugira ngo ikubashishe gukora ibyo yishimira. Nyuma y'aya magambo tumaze kwiga rero avuga ngo byaragoranye kuvayo wisubirayo, muvandimwe witekerezeho kandi Imana igushoboze kumvira ijambo ryayo ku murongo muzima. Kadusenge. Data twese uri mu ijuru, Mana idukunda, twongeye kugushima no kuguhimbaza, dushimiye ko tubashije kumva aya magambo yawe meza, ahabwa icyubahiro. Imana, tubonye ijambo ryawe rivuga ngo byaragoranye kuvayo twe gusubirayo, tubonye ko ari muri bya byaha twavuyemo, byaragoranye Mwami Imana, kuko Satani yagiye atwereka impamvu nyinshi tugomba kuhaguma, ariko Data tugushimiye ko wabyemeye ko tuhava. Turagusabye ngo turinde gusubirayo. Ngwino ubane natwe, utwambike imbaraga yawe, nk'uko Pawulo yabivuze neza ngo nshobozwa byose na Kristo umpa imbaraga. Natwe turagusabye ngo udushoboze, ngaho turinde udufashe, tugire neza muri byose, ubuntu bwawe bukomeze kuba muri twebwe. Ibyo ni byo nsabiye buri muntu wese, nanjye nisabira mu izina rya Yesu, amen. Sa